n'uburyo kuba ari ibyanjye mbikoramo Mm, n'ubundi mm, niyo burya iyo ukoreye umukiriya mm. ariko n'ubundi bigaruka kuri wowe n'ubundi Yeah, ntabwo nakikorera ku giti cyanjye ni serivisi nzaba mpereza abakiriya muri rusange yeah. ibintu bigezweho Mm, haba mu gihugu haba hose niho natangiye nkubwira za mbuga nkoranyambaga mm. ya mafilime ahora akinwa bahora bareba kuri televiziyo yo mu rugo Yeah. hari ababa bari inyuma batunganya bya bikorwa kugira ngo Mm, babashe kubibona. mm, Iyo biri muri rusange rero kandi bifite akazi mm. muri buri munsi hagira ibikorwa bigomba gukorwa ama event y'amakwe Mm, umubyeyi rero umwana nimba abishaka mm. nawe wenda yanamugiramo inama ati genda ubigerageze tubanze tunarebe ko ibyo bintu Yeah, bikora yeah. ntabwo ashobora kumara ukwezi kumwabira atarabona result nziza Mm, abashishikariza rero kuza kubyiga hano muri IBTC. mm. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagera aha ngaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Muraho neza, turabashimiye kandi turabasuhuje mwese mukurikira IBTC Production Services. Hano kuri IBTC Film and Design School niho ibikorwa by'ishuri bica, abashyitsi, abatumirwa, abanyeshuri, inshuti za IBTC, abasoje, abakoze akazi bafite amafaranga baza kutuganuza cyangwa se kongera kutubwira uko bimeze hanze. Nangaha bibera kuri IBTC Production and Services. Turabashimiye cyane ko mwahisemo kudukurikira muri iki kiganiro kindi mufunguye. Aho uri mu Rwanda, hirya no ku isi, muri Afurika, turagusuje cyane. Ni ku ishuri ryigisha amasomo y'imyuga y'igihe gito, gukamera, gufotora, gukora ibyapa, gukora ama invitation, gukora design zitandukanye. Mbese ni imyuga myiza kandi igezweho, n'ubukanishi bwa moto birahari. Kandi ni na online, ayo masomo yose ari na online. IBTC Production and Services niho byose bibera. Muri studio rero nakiriye umutumirwa, umusore mwiza cyane, umeze neza? Meze neza cyane. Ni amahoro? Ni amahoro biragenda. Umuntu ubabonye bwa mbere kuri platform mwamwibwira? Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Cyubahiro Justin. Yeah. Abandi umusore nari maze igihe niga muri IBTC umwuga ujyanye no gukora amafilime, amafoto byose. Justin, turakwishimiye cyane muri IBTC, by'umwihariko hano kuri platform kuri IBTC Production Services. Ikintu nibaza Justin, amakuru yawe bwo nari nsanzwe nkubona muri IBTC, ariko umuntu ahita agira amatsiko, ni gute wahuye na IBTC? Wahamenye gute? Wahaje gute? Kuko twishimira iyo umuntu yize iwacu akajya hanze akarangiza agatangira kwiteza imbere, kandi niyo ntego yacu. Wahuye gute na IBTC? Urakoze cyane. IBTC nayimenye kera nkiri kwiga muri segonderi, nkajya mbona amapublicité yayo bayivugaho bica ku maradiyo. Nibwo naje gusoza ishuri rero njya mu bindi bigiye bitandukanye, ariko ndavuga ati na bya bintu byo gukora amavideo nakundaga rya shuri bihagaze gute. Nkomeza kugenda mbyumva, ndeba kuri internet, ndabakurikirana bakoresha ama platform agiye atandukanye. Nza kuvuga ati noneho ngomba kuza kubareba ahantu bakorera hano mu mujyi kwa Rubangura. Ndaza ndabasura, banyereka aho bakorera, ishuri, ibikoresho. Ngenda ndavuga ati ngomba kuza kwiga. Nibwo naje kwiga noneho bya nyabyo muri IBTC. Muri make wize ibiki muri IBTC cyangwa uri gusuzamo ibiki? Urakoze cyane. Nize gukamera no gukora amafoto, gufotora byose no kuyatunganya, gukamera video no kuyitunganya, no
tugakora final product yabyo. ubwo twese tugira amatsiko, hari abantu bibwira ko imyuga nyine abantu batayizi barayitiranya bakumva ni ibintu bisanzwe, ariko nkawe wabigiyemo, ni gute utahisemo umwuga wo kujya wenda gukora nko guteka nabyo bigezweho, cyangwa gukora kudoda, cyangwa kogosha, cyangwa gukanika amamodoka, cyangwa gutwara n'amamodoka, ugahitamo kwiga gufotora no gufata amavideo no kuyatunganya, ubwo ni nka video production cyangwa se n'amafoto muri rusange. Ni iyihe motivation behind kubyo utagiye muri iyo myuga yindi ko nayo byashobokaga? Urakoze cyane. Mbere najyaga ndeba amafilime, indirimbo, nabireba ariko nkabona n'amazina y'abanditsi b'umuntu wayikoze, nkumva niwe wabaye touch cyane kurenza uko nanarebye n'iyo ndirimbo. Nkabaza ukuntu ayikora, bigenda gute, nayireba ikintu cyose kigahita kinza mu mutwe ati se bayikora gute. Nkasoma nk'abantu ba Sasha, ba Meddy Saleh, nkumva nyine nshaka kuzamera nkabo, nkavuga ati nzabasimbura mu gihe kizaza. Nuko byanjemo ndabikunda, ni ibintu nkora n'ubundi nkunze. Donc we technique behind technique y'ibyo bintu byakozwe, wumva gushaka kumenya production yabyo, bigusunikira ko wabikunda. No kuza kubyiga hano nibwo bansobanura uburyo bikorwa no kubikora umunsi ku wundi, nuko nabigiye mbimenya nsobanukiwe. Ni sawa cyane, ariko no dutacinge ku buryo bwa economy cyangwa se n'amafaranga nka business. Ubundi bibamo amafaranga apari yuko wabikunze nka passion, kumva wamenya production behind ibyo bintu bisohoka nk'indirimbo cyangwa n'amafilme, kuri market research cyangwa n'iterambere, byo bibamo amafaranga, wabikorezaho research? Urakoze cyane. N'ubundi urabona ukuntu uruganda rwabyo rusigaye ruteye imbere cyane, haba ku isi ahantu hose wajya wabikora. Cya kabiri, amafilime buri munsi hari amaproje menshi bari kugenda bakoraho, ntago byabura akazi kubera ko hari social media, ama YouTube yaraje, akenera aba editeri, abafata amashusho, ibintu nk'ibyo umunsi ku wundi. Ahubwo bisaba gushyiramo innovation yawe, nabikunda ubikomeze ubikore, ubihe akarusho wowe uje kubikora. Iyo ubizi neza, gufata ayo mafoto neza, ubukwe buhari buri weekend n'ibindi birori, ama-event atandukanye, inama, wowe usabwa ibikoresho byiza, ubizi no kubikora neza no gutanga serivisi nziza. Nicyo nagendeye. Urakoze. Turi kumwe na Justin, yiga muri IBTC cyangwa se ari gusoza muri IBTC, yize ibijyanye no gufata amashusho no kuyatunganya, ubwo ni video production. Yiga kandi no gufotora neza no gutunganya amafoto, ndetse no gutunganya amafilime birumvikana. Ni imyuga rero muri IBTC batanga mu gihe gito kingana n'ukwezi, kandi iyo myuga iri online, ni imyuga ku mafaranga makeya cyane. Niwo mwuga wahitamo kandi ukazarenda utera imbere, ndetse ntuzigire unicuza na rimwe. Hanyuma Justin, hayo turi kuvuga imyuga n'ibyo dukora, hari igihe abantu bagira ngo ni amagambo yo kwamamaza, ariko mu by'ukuri reka tugaruke no kuri quality cyangwa no kwiga. Ubundi kwiga ibyo bintu bigamo ibiki, ko umuntu wese abona yabikora, umuntu abona ari ibintu bisanzwe, eske babyiga gute? Sa n'utubera nk'umwarimu nko mu masegonda nka 40, ariko natubwire, ubwo turaza kugaruka kuri quality y'abakwigisha uko byari bimeze. Urakoze cyane. Ubundi yuje ubuzi nimba uzabanza ku mavideo cyangwa utunganya amafoto, cyagera rero wowe uhitamo icyo wumva ukunze, wahita ubanza vuba vuba. Njye nahise mbanza mu by'amavideo. Icyo gihe rero ni uguhera kuri kamera. Ese iki gikoresho ubwoko bwayo, ikora ite, amabateri yayo bitandukana gute, umwarimu akicara akabanza akabigusobanurira, akagira igihe cyo kuyicana, ubwo wamaze kugura material zayo, ukagera kuyicana, akakwereka setting zayo. Ese turi hanze, tuzafotora gute, tuzakamera gute turi hanze, izuba rihari ridahari bigenda gute. Ibyo byose ukabirebera muri kamera yawe, ariho bigomba kubifatira, ibyo bita kamera setting. Iyo birangije rero ukomeza no ku bindi gutyo, ukagera igihe noneho amafoto wafashe cyangwa amashusho uyajyana mu mashini. Ese nzayakoraho iki, ko ameze gutya, ndayatunganya mu buhe buryo, ishusho izaza gute, izagaruka gute, nzayihuza n'indi gute, nzashyiramo iki kizaryoshya wa muntu uzaba uri kuyireba muri ya video, buryo utazarambirwa ahubwo azakomeza kuyikunda, ugakomeza no ku yandi masomo. Production yose wayinjiyemo kabisa, byaryoshye cyane. Abantu basanzwe bazi ikorwa ry'amashusho baba babyumva cyane. Reka tugaruke kuri quality gatoya. Ubu expectation wari ufite cyangwa kumva gushaka kubyiga n'abarimu muri IBTC, uko ikigo cyakwakiriye, ese
bagusavinze neza, warabibonye neza, cyangwa banagupfunyikiye babitubwira, nimba hari icyo unenga nabyo tukabimenya. Quality cyangwa se guhuza ubumenyi washakaga ndetse no kubyiga babigoye gute? Urakoze cyane, babitanga neza. Icyambere we ni ukuba ufite umwanya unabikunze, wowe ukaza wereka umwarimu ko ibyo bintu bishaka unabikunze. Niba wakoze na research hanze, uraza ukamubaza se ibi bintu babikora gute, ahita akubwira ati kubera ubumenyi nabo baba bafite, ikigo cyababazanye bazi ko ari abantu b'abahanga, abenshi baranahize bazi uburyo bigenda. Uraza ukabimwereka akahita agusobanurira akagufasha rwose, nta kibazo cy'imyigire. Ibi byose birahari, hari amasomo uburyo aba atenze, uburyo kuva ku capitire ya mbere kugeza ku ya nyuma. Umwarimu rero ntabwo ahita aruka, ahubwo wowe ugezemo hagati ukabona kano kantu kakaguha motivation yo kugashaka no kuri interinete, araza nabyo akabigusobanura, mugakomeza muri kumwe. Waba utanahari uri no mu rugo uramuhamagara agakomeza kugusobanurira. Nta kibazo kirimo ku mwarimu n'umunyeshuri hano muri IBTC. Turabyishimiye cyane, nawe mfite ubwoba ntangiye kwibaza nti agiye kudutangira, ariko ubwo byagenze neza turabyishimiye cyane. Ni amahoro rwose, yuje ushaka ubumenyi ukabona bagusavinze neza, ni byiza cyane. Hanyuma Justin wo mu myaka nk'ibiri muri creative industry cyangwa se mu bintu wize, urateganya iki? Urifuza kugeza he, kugera kure hamezeho gute? Mbese intumbero zawe mw'uyu mwuga? Urakoze cyane. Icyambere ni ugukomeza kubishyiramo imbaraga, ndashaka nyine ngo bikomeze nta kubita, ahubwo ndebe ni iki nashyiramo kizima, ni gute nawe nagera ku bikoresho byiza, ese abandi babigezeho gute, bigenda gute. Ngenda nanakorana n'iyo collaboration n'abandi babikora, ugenda bagufasha no kubona andi ma event nawe ushobora kujyamo, ugenda nawe ukomeza niga buri munsi, kugira ngo mu myaka iri imbere nanjye muzabe mumbona nzi kubitunganya neza, mbona production zanjye mu gihugu no hanze zishobora kuba zabasha gukora. Bivuze ko ntabwo uteganya gukorera abandi, ariko uguteganya no kwikorera. N'ubundi bizaba biri muri icyo gice n'ubundi cyo kuba ari ibyanjye mbikoramo. N'ubundi niyo burya iyo ukoreye umukiriya, ariko n'ubundi bigaruka kuri wowe. N'ubundi ntabwo nakikorera ku giti cyanjye, ni serivisi nzaba mpereza abakiriya muri rusange. Hari nk'ibiraka watangiye kubona cyangwa nk'amasetting wigeze kujyaho, cyangwa uburyo bwo gutangira kubisogongeraho? Byarabonetse, byagiye biba mu bihe bitandukanye. Hari aho nagiye mbikoramo, hari n'igihe baguhamagara se uzi gukora documentaire, bigatuma wita urushaho ati se babikora gute, waba ndeba vuba vuba ukagira ibyo uhita utangaho nk'umuntu ubizi wabyize. Ugenda ubikoraho rwose, nagiye nsogongeraho ku mafaranga yabyo. Ni sawa cyane. Hanyuma tubwirire, duhe nk'ubuhamya ubuha abajene cyangwa se nk'umubyeyi udukurikiye. Hagiye ababyeyi turacyatekereza ko imyuga ari biranatanye mvuga guteka ariyo myuga, ariko abantu ntabwo bazi ko gufotora. Hari inama nagiriye amahirwe kuba ndimo na minisita utuma twishima, bavuga ku cyo bita creative economy. Nuba ko ubuhanzi mu Rwanda ibindi bihugu byadutanze kera kubiteza imbere, ku buryo umuntu nimba afotoye ifoto ishobora kumara n'amadolari n'ibihumbi nka 3 by'amadolari, nimba ari nk'indirimbo igomba kubimwishyura, nimba ari wafashe amashusho agomba kuzajya ahora yishyurwa kuri ya ndirimbo ya produishinze. Mbese biteye imbere ku buryo bukomeye cyane. Noneho ikintu gitangaje ni uko abantu bataramenya agaciro k'ibintu byacu. Ntabwo azi ko ushobora gukora icyapa, umudesigner yakora icyapa akaba aricyo kintu cyamutunga, cyangwa umuntu yakora video akaba aribyo binazwiho gukora akaba byamutunga, cyangwa ifoto akaba ariyo yakora, cyangwa editing amafoto, cyangwa gukora ibyapa nk'ibyo twavugaga. Wabwira iki nk'umujene udukurikiye cyangwa umubyeyi ufite nk'umwana wamukumbuza kuza kwiga nk'ibyo bintu wize muri IBTC, nkuko twahoze tubona mubikora kandi neza? Sirtu nk'ahora twiyeruhamye ko atubwira ko ibyo bintu birashoboka kandi byatera imbere cyane kandi byagize umuntu kure. Ni ubuhe buhamya watanga? Urakoze cyane. Ku buhamya natanga, urabona ni ibintu bigezweho haba mu gihugu uraba hose. Niho natangiye nkubwira za mbuga nkoranyambaga, ya mafilime ahora akinwa bahora bareba kuri televiziyo yo mu rugo, hari ababa bari inyuma batunganya bya bikorwa kugira ngo bibashe kubibona. Iyo muri rusange rero kandi bifite akazi,
muri buri munsi hagira ibikorwa bigomba gukorwa, ama event y'amakwe. Umubyeyi rero umwana nimba abishaka nawe wenda yanamugiramo inama ati genda ubigerageze tubanze tunarebe ko ibyo bintu bikora. Ntabwo ashobora kumara ukwezi kumwe abiri atarabona result nziza. Abashishikariza rero kuza kubyiga hano muri IBTC. Akazi karimo rwose abantu babikunde babiryohere, cyane ko muri IBTC hashyizweho uburyo bw'uko abantu babyiga ku buryo bworoshye. Ntidukeneye kuzana amashami mu ntara, ahubwo kuri telefone yawe cyangwa kuri mudasobwa yawe wandika wa3/ibtc/e-learning.com. ni platform ucaho ukaba wakwiga gukamera amasomo yose ari mu Kinyarwanda, ukaba wakwiga gukora icyapa, amasomo yose ari mu Kinyarwanda, ukaba wakwiga kweditinga video, byose biri mu Kinyarwanda kandi wishyuye amafaranga make, kuko kuza offline ni amafaranga menshi ariko wize online ni amafaranga make. Tunashimira abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri Korea, bari muri Central Africa, bari muri Emirates, bari muri Denmark, bamaze kwiga gukamera kiga online. Benshi twabaye certificate ahangaha bakaba baramaze kubyiga byararangiye. Nawe tubavuga ko bishoboka. IBTC kandi ifite indi product nshyashya y'abantu bashaka kwiga ubukanishi bwa moto. Wiga ukwezi kumwe wiga online, wiga uko moto ikanikwa kuva ku mupine kugeza kuri moteri, ugafata ukundi kwezi uri mu magaraje ukora pratique. Juste ni amasomo menshi IBTC igira. Donc ubundi twifuza ko short courses cyangwa se umwuga w'igihe gito wabeshaho umuntu kandi yarashoye amafaranga make. Nibi byo twavugaga bwana Juste. Ubu ngubu urasoje, ugiye mu kazi, niki wavuga nko ku ishuri, wenda tunagana ku musozo, ariko navuga ku barimu bagufashije, bakwigishije, eske bwo umubano wari umeze gute? Urakoze cyane. Cyo nabavugaho barakoze cyane kudufasha nk'abanyeshuri. Twaje tuje gushaka ubumenyi, barabuduhaye kandi bakomeza kubutanga no mu myaka yashize barabutangaga. N'ikiza cyo ni ugukomeza kubutanga ku bandi barumuna bacu bazaza hano kwiga muri IBTC. Ikintu nababwira ni ukubashimira cyane, barakoze bose ku bufatanye kugira ngo tubashe kugera ku musaruro kuri uyu munsi. Ni ukubashimira cyane n'umuyobozi w'ikigo hano, mwarakoze cyane. Byari ibintu byiza cyane. Tugana ku musozo Juste, hari muri journalism cyangwa mu itangazamakuru muri rusange tugira uburyo bwo kubaza, kwinforma ariko no entertaining. Wowe iyo utari mu kazi, iyo utari ku ishuri ahangaha uko uri gusoza, ubusanzwe niki kikunezeza, your hobby? Muri CV urabizi ko hobby iba yanditsemo, hobby yawe ni iyi? Ni ukwikinira basket, kisomera n'ibitabo, nkunda gusoma cyane ibitabo. That's good. Bivuze ko basket uburiyo kabisa. Iyo mbonye ako kanya nkaruhura no mu mutwe, nkavayo nkisomera ibitabo, nkunda gusoma nyine ngira amatsiko y'ibintu byinshi bitandukanye nk'amasoma tu. Juste murakoze cyane, twizere ko uzagaruka muri IBTC. Hari ikintu kijya kiba mu bantu baciye muri IBTC yasohotse ahita aba busy, kandi natwe turabyishimira. Bari mu kazi abahura mbese kugira nka kirisizi y'ahangaha, ariko tumaze nk'imyaka idupanga interview twaramubuze. Ndi kuri shoot, ndi gusettinga, ariko ni nabyo kuko uba warize kuyo ujye gukorera amafaranga. Wenda uko uzajya ubona umwanya uzajya uza udusuze muri IBTC umenye ko ari mu rugo. Ariko kandi twifurije ishya n'ihirwe gutera imbere cyane. Tunishimira ko n'abandi muzatujyana message nziza mukatubwira abandi bakazaza no kwiga, birumvikana cyane rwose. Turashishikariza n'abandi kuza kuhiga, n'abazajya batubaza babona ibyo dukora, bitababaza ibikorwa bizajya kubaza umuntu se ibi bintu ukora wabinyigishije, ati oya tuzaze muri IBTC no bazabikwigisha. Baba babizi ko ibintu byacu ni grammaire nkuko wabibonye, utize ntago wabikora. IBTC mukomeze mudusure, dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4 umuryango wa 406, ariko wanahamagara kuri iyo nimero iri gucaracara hasi, niyo y'ishuri. Kandi ushobora no gusura IBTC Production Services cyangwa se IBTC Film School n'ama platform yandi ya social media niko twitwa. Turashimira cyane Solange nawe wadufasha amashusho meza ndetse agatunganya ibijyanye n'amatara no gusettinga amajwi ari gusohoka neza, niwe wabitunganyije, ariko na Regis nka supervisor. Turabashimiye cyane na equipe technique yose yakoze ibishoboka kugira kino kiganiro
gishoboka kiba kinameze neza cyane. Justin, asante sana, merci beaucoup. murakoze cyane. ariko akaga kabaho rwose. ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye yayindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. wanahamagara kuri 0788558094. ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingayo. murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga. murumuna we wiyigiye umwuga ubu ni wo mukire niwe utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. wanahamagara 0788554002 bitize ukajya ku rubuga wa eshatu akadomo IBTC Film School akadomo com.